kugeza ubu ngubu kuba ingabo za Ukraine nta mutaru n'umwe zitera mu ntambara bisa n'ibyaziyobeye ahubwo Burundo nta kindi ibyo byose bishingiyeho kitari ibirindiro bihambaye abarusiya bashinze byahinduwe umutamenwa ku buryo ko hagize abanya-Ukraine babigerageza byonyine bihinduka nkaho bahanuka ku rutare rutarengwa abatishwe bagakwira imishwaro bwangu basubira inyuma neza abananiwe no gutera indi ntambwe imwe yonyine begera imbere. Aho niho abarusiya babategerereza muri ibyo birindiro kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize byarananiranye n'intambara ikwamira aho ngaho. Nyuma yo kwicwa kw'abasirikare benshi ba Ukraine mu mibare igarukwaho cyane ubu ngubu n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya, bisa naho abanya-Ukraine banabitinye cyane ngo batarimbukira muri ibyo bitero bari baratangiye kugaba kuri ibyo birindiro, ngo ni indege gusa zihambaye bakeneye mbere ya byose zigomba kubanza kugaba ibitero mu kirere zikabanza kurimbura ibyo birindiro, noneho nabo bakabona kugaba ibende ku butaka kuko ngo basanze bashobora kwicwa bakarangira neza batabashije no kubyegera. Ibyo ni ibirindiro rero biteye bite bigereranijwe nanone n'ibitwaro bihambaye byose uburengerazuba bwese bwakomeje kubarundira ariko bakananirwa kubisenya burundu. Ese n'urukuta rw'umutamenwa w'icyoma nk'igifaru, abandi bahisemo kubyita rido y'icyoma. Biri mu birindiro bihambaye koko binashinzwe mu ntambara zose ziheruka kurwanwa mu bihe bya vuba. Nta kabuza kandi bizanagirwa n'isomo ryihariye mu mashuri yose ya gisirikare mwese mu ngabo z'ibihugu byose mu bisekuru bizaza. Isenywa ryabyo cyangwa se gukomeza gutangira ahubwo burundu ingabo za Ukraine ntizibashe kubirenga, bisa naho ari nabyo bizashingiraho imigendekere yose y'iyi ntambara n'iherezo ryayo. Kuva mu mpera z'umwaka ushize nibwo abarusiya batangiye gucukura imyobo myinshi miremire kandi irambuye nk'imiferege ku ntera y'ibirometero byinshi mu butaka hirya no hino mu byobo muri Ukraine. Barangije bahashinze n'ibindi byafatwa nka za bariyeri zikoze muri concrete cyangwa beton yiremereye cyane itagira icyayirenga cyangwa se ngo kizayisenye mu buryo bwakoroha. Bashinze kandi ibyiswe dragon teeth, les dents de dragon, amenyo ya dragon. Ubundi ibyo byose babikikiza n'ubuso bugari cyane batezemo za mine umurundo wazo. Mbere yo kubyegera mu bitero byo ku butaka, izo ngizo ntabwo zatuma hari ugira umutaru n'umwe yatera, yaba agenda n'amaguru cyangwa se ikinyabiziga, ziravangavanze. Icyo nacyo nk'ikinyabiziga ntabwo zabura kugitumura kigashwanyuka. Bisa naho rero inzira yabyegera yonyine ari uguca mu kirere, nacyo kandi kiragenzurwa mu buhangange bwose n'ingabo z'abarusiya zirwanira mu kirere, ku buryo n'indege abanya-Ukraine bagize zitegerejwe cyane F-16 na z'abarusiya bakusanirije hamwe izindi kukayabo k'amafaranga byafatwa ko ari na menshi, ariko nanone yabaye igishoro gihambaye. Bisa naho cyenda no kubageza ahubwo ku ntsinzi muri iyi ntambara, aho no gusubira inyuma nanone mu bihe by'itumba ryo mu mwaka ushize, aho ingabo za Ukraine ari zo noneho zabutsaga igitutu bikomeye zinigarurira ahubwo ibice byinshi bari barazambuye nabo. Ibimodokari by'intambara by'Uburusiya nibyo byasengwaga umusoberezo buri gihe mu bice bitandukanye muri iyo ntambara muri Ukraine, ku buryo habarurwaga ibirenga 9,000 byose byasengwe n'izo ngabo za Ukraine. Igihe cyose mu bihe byashize ubwo intambara byagaragaraga ko zagoranye cyane ku ngabo zose, nazo zitateganije na rimwe guhagarika imirwano, guca ingando zikaguma aho ngaho cyangwa se gushinga ibirindiro ntarengwa by'ubwihisho ndetse no gutangira abo barwana n'iturufu ndetse n'ihame ryakomeje gukoreshwa hose. Nikorera abarusiya nabo bahisemo kubishyira mu bikorwa muri ubwo buryo. Guhera mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, abarusiya nibwo bahise batangira kubaka ibyo bita za field fortifications. Icyo gihe biba ari ibyakoreshwa byose mu gutangira abo barwana nabo bekenge nyuma yabyo mu guca imirongo ntarengwa kugira ngo nayihenduke ntarengwa koko, nuko nabyaba ari ibintu bikomeye ku buryo nk'ibisasu biremereye hafi byari byo byose bitabasha kubyahuranya cyangwa se ngo abo barwana nabo babashe kubyegera barenze imitego ibibanziriza.
imitego n'ibirindiro bitarengwa nk'imirongo nyine itangira abo barwana mu ntambara. Mu mateka hari ingero nyinshi zabyo zagiye zigarukwaho cyane, bimwe ariko nanone byagenze nabi cyane mu gihe byabaga ahanini byarashinzwe mbere y'intambara bigambiriye nko kurindishwa imipaka, ariko kandi ku Barusiya bo ibirindiro byabo muri Ukraine nta nubwo byafatwa nk'iby'Abafaransa bashinze mu ntambara ya kabiri. Yese nabyo byari bihambaye cyane, bakabyeta ligne Maginot cyangwa iby'Abagiriki nabo muri ibyo bihe bese ligne Metaxas. Abarusiya mu ntambara irwanirwa muri Ukraine bo iki byabo bitandukaniyeho kinihariye no kubasha gushinga ibirindiro bigaruko nguko kandi by'umutamenwa rwagati mu ntambara ikirwanwa hagambiriwe ahanini kurinda ibice barangije no kwigarurira. Intambara yashaka ikarangirira aho ngaho, akaba ari ibyo bice bagumana nta kiyongereyeho n'ubundi bakaba bagera ku ntsinzi birangiye uko nguko. Nk'urugero rushobora guhuzwa nabyo kugira ngo numve ikiguzi cyabyo byonyine cyangwa se igereranya rusange. Ibyo Abafaransa bubatse icyo gihe mu ntambara ya kabiri yese ligne Maginot byari bigari cyane, hejuru biteretseho ibibonda byashoboraga nk'ubwo kurasa toni enye zose z'ibisasu mu gihe cy'umunota umwe gusa, kandi nanone byari byubatse mu buryo bimanurwa hasi cyane mu butaka ku buryo bikora amagorofa menshi atandukanye kugeza hejuru. Ubundi bahamenye beton cyangwa concrete epema miliyoni imwe n'igice zivanze n'ibyuma by'ubwubatsi mu gushinga ubwihisho bw'umutamenwa bwabibarizwagamo bugera mu 5,500. Ibyo byose byakubaka imiturirwa 31 nka Empire State, amagorofa 102 yagizwe kimwe mu birango bihambaye by'umujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko ibirindiro mu ntambara nk'ibyo Abarusiya bashinze muri Ukraine byubakwa ku kiguzi gihambaye. Nyamara Abarusiya nubwo nabo byabahenze bitavugwa, kuri bo imyubakire yabyo nk'ibyo birambuye cyangwa bimanuka mu kuzimu bakoresheje iratandukanye cyane, kuko ibyo birindiro bende tugarutseho nabyo bizwi cyane byakoreshejwe mu zindi ntambara zo mu bihe bishize byagiye bigaragaza izindi ntege nke zabyo, bimwe mu buryo nanone butari bworoshye ariko byarangiye bisengwe n'ababigabyeho ibitero. Amakosa Abarusiya birinze cyane muri Ukraine. Mu kwezi kwa kane ku 1941 ibyo birindiro rutura by'Abagiriki bari barashinze mu bice by'umupaka wabo na Bulgaria byagabweho ibitero bikomeye n'Abadage barabyigarurira, ibice binini byabyo birasengwa, barabirenga, intambara irakomeza kandi baratsindwa. Ni kimwe n'ibyo bindi by'Abafaransa bya ligne Maginot, Abadage byo barabizengurutse barabirenga batiriwe rwose bajya no kubihanganiramo bihindurwa imfabusa muri ubwo buryo. Baciye mu misozi miremire ya Ardennes mu kwezi kwa gatanu ku 1940. Nishyano aho ngaho kumara imyaka ingana gutyo ugashora n'akayabuka amafaranga, umurundo wubaka ibigomba gutangira bo mu Rwanda aho wabishinze bo bakagira gutya bakabizenguruka, ahubwo ugasheduka bakurasa amasasu mu mugongo, wowe utumbiriye imbere urutoki ku mbunda zawe ngura bategereje bagaturuka inyuma. Nta kindi cyakubaho uretse kumerwa no kuyabangira ingata mu gihe waba ubishoboye cyangwa ukayamanika. Mu kubaka ibirindiro byabo rero izo ngero zose Abarusiya bazitayeho neza, birinda amakosa yabikozwemo ntibayasubiramo. Ibirindiro byabo baragiye nabo babishinga mu buryo biva ku mupaka na Belarus, igihugu bafatanije kandi bumvikana cyane, biramanuka kugenda kugeza ku nyanja yirabura mu majyepfo. Ntaho Abanya-Ukraine rero baca ngo bazabizenguruke ngo babe nibura babasha no kubaturuka inyuma nabo. Kurwana kose abasirikare ba Ukraine bakora ubu ngubu nta mahitamo namwe basigaranye uretse kurenga ibyo birindiro Abarusiya bashinze bikanakomezwa mu buryo budasanzwe, aho bahateze n'imitego myinshi yose baho n'intwaro ziremereye. Naho ngaho Abarusiya bo baciye ingando barabategereza, bazi igihe cyose babareba bakabahindura inyama ziseye nk'uko bisigaye bivugwa ubu ngubu cyane mu mvugo za gisirikare. Iyi ntambara yagoranye cyane ikanecerwamo benshi. Ku rundi ruhande imitego ndetse n'ibirindiro bitarengwa nk'uko twabigarutseho ku buryo ari naho imigendekere yose y'intambara ishingirwa, ntabwo ari ibintu bishya, ndetse uburyo Abarusiya babishinzemo muri Ukraine nanone bujya komera nk'indi mirongo yashinzwe n'Abadage nayo yuzuye yarahinduwe ubwihisho bw'imitamenwa bakayita Siegfried Line. Abarusiya rero nabo babikikije imitego y'akataraboneka nk'uko Abadage nabo babikoze mu ntambara ya kabiri yese. Kuri ibyo birindiro byabo bahashengeye ibyeswa amenyo ya dragon, ayo agatangira ibifaru ku buryo bitaharenga na za mine ndetse n'ibindi byinshi. N'Abarusiya mu gushinga ibirindiro byabo ku butaka bwa Ukraine basa n'ababanje kubyigaho neza, bakajya no gushaka izindi ngero nyinshi mu ntambara zarwanywe mu bihe bitandukanye, ku buryo ibirindiro nk'ibyo ngibyo bigira akamaro mu ngingo 5 z'ingenzi. Iya mbere ni ukurinda ibice bagenzura cyangwa se bigaruriye, kandi bigatuma nanone habaho n'agahenge mu ntambara kuko uruhande barwana na rugo rwisekura ku birindiro nk'ibyo ngibyo bugira kenshi bagasubira inyuma bakajya kubyigaho neza, ubwo intambara nayo ikabituje mu buryo bw'ibitero.
abashinze ibyo birindiro rero ubwo nibo baba bayoboye uko intambara yagenda mu gihe cyose bitarasengwa cyangwa se ngo birengwe mu gahenge nk'ako ngako basunikiramo abandi babasha gukusanya noneho ingufu n'ibindi byose bakeneye kugira ngo intambara ikomeze. Uko ni nako abarusiya nabo babashije kubikora kugeza aka kanya muri Ukraine. Icya kabiri nuko nanone ubwo ngo hakenerwa abasirikare bake mu bice bitandukanye abashinze ibirindiro byo mutamenwa babarizwamo. Inyuma yabyo bigahana none abayoboye urugamba umwanya uhagije wo kwitegura ibindi bitero byose byabo bahanganye. Ibyo byahaye abarusiya nabo igihe gihagije cyo gutuza ndetse no gushyira mu bikorwa ingamba zose zo guhabya ingabo za Ukraine muri ubwo buryo. Icya gatatu cyabaye ko ibirindiro nk'ibyo by'abarusiya bashinze ku butaka bwa Ukraine icyo gihe bigirwa nka feri ndetse n'urufunguzo ahubwo ruhagarika cyane umuvuduko ku ngabo zabo barwana bataniriwe ahubwo barasana nabo, ahubwo abo bandi bagahangana n'imitego ubwayo baba barakikije ibirindiro nk'ibyo. Rimwe na rimwe banashatse ahubwo babigumamo bakiryamira bagasinzira. Nyuma yo kubikomeza mu buryo bushoboka bwose bakajya bakangurwa wenda n'ibiturika kimwe n'urusaku rwo gutaka kwabo barwana baturikanwa na za mine, abandi bananirwa kwevana mu mitego myinshi ya zasenye ngezi bashwanyoza imibiri ndetse no guhunga bikabananira ahubwo. Icyaka naho ngaho ku birindiro nk'ibyo abarusiya bashinze bitonze cyane kandi mu mwanya wose babifatiye nuko nyuma yo kubishinga ubwo ingabo z'abarusiya zigenda zigashyira inkambi zabo ndetse n'ibindi bigo abasirikare babo bagomba kubarizwamo mu misozi yose miremire ibikikije kimwe n'amasangano y'amayira yose abyerekezaho hagashyirwa ndetse n'ibibunda biremereye ku buryo no kubyegera ubwabyo mbere yo kurimburwa n'imitego nabyo bihita bihinduka nk'ibidashoboka. Icyanyuma nuko ibirindiro nk'ibyo binarindwa cyangwa bikabarizwamo n'umubare utari muto w'abasirikare babishinze n'ibikoresho byose byakwitabazwa mu bitero byihuse bigambiriye gutangira bagerageza kubisenya no kubigenjeramo. Mu gihe ibirindiro byarangije gushingwa nk'uko abarusiya babikoze muri Ukraine bikagirwa umutamenwa kandi bikarindwa no mu buryo nta nzira zisigara abo barwana bacamo ngo bazabizenguruke, bihinduka none hiturufu ihambaye cyane itabura no kugeza ku ntsinzi ahubwo. Muri rusange nicyo cyatumye ubu ngubu abasirikare ba Ukraine nabo basa n'abageze mu bihe byo kumera nk'abashobewe burundu. Ibyo bakoze byose mu bitero ku butaka ntibigire icyo bibagezaho. n'ibirindiro byabo byagizwe imitamenwa. Abarusiya baragiye babirambura imbere ku murongo bagize nk'umupaka utandukanye ibice bagenzura n'ibindi bisigaye bya Ukraine bigenzurwa na leta n'ingabo zayo. Ibindi nabyo babirambuye ku birometero 600 ku mupaka utandukanye Uburusiya na Ukraine, ariko ibihambaye cyane nanone nibyo bashinze ku birometero 402 ku nkombe z'uruzi Dnipro n'umupaka wa Ukraine. Nuko ibirindiro by'Abarusiya byashinzwe muri Ukraine ku buryo kubirenga bigoranye cyane ku ngabo barwana za Ukraine. Gushinga ibi birindiro ku Burusiya byehose rwagati mu ntambara ntabwo ari ikintu cyoroshye na busa, ni mu gihe bizwi neza ko bisaba n'igihe nanone batari bafite ku rundi ruhande kuko nyine bari mu ntambara, bigasaba amafaranga n'ibikoresho kimwe n'abakozi benshi b'inzobere mu bwubatsi, ariko babyihusemo cyane mu buryo bwatangaje abandi, bishorwamo n'akayabo k'amafaranga, birubakwa ibindi birashingwa nko mu gucukura wenda kugeza hasi mu butaka. Ni ibimodoka rutura bya gisirikare binakoreshwa n'ubundi mu gucukura byehose cyane, nabyo biteye nk'ibifaru MTK 3 byakoreshejwe n'inkatingatinga zigendera ku minyururu nyine nk'ibifaru bisanzwe bitiyura rimwe gusa bikageza mu bujyakuzimu bufatika bwa kabiri, bwo biba byarangije kugeza muri metero nyinshi zagera mu 100 mu bujyakuzimu, aho ngaho imyobo bikabirabonetse byehose, ubundi byo bakwamo byendi nabyo bikihuta. Kurundi ruhande nubwo imitego myinshi nka za senyenge, ibyo bigari bitandukanye bice bimwe n'ibindi nibyo bitambenyo ya za dragon bikekizwe ibirindiro, ubwo ngubwo bihita byumvikana aho ngaho nk'ibitarengwa, ariko kandi mu gihe abagabi bitero nabo babyitegura neza bafite n'ikoranabuhanga ryangombwa. Ibi byose nk'imitego babirenga cyane rwose bakoresheje ibinyabiziga byabugenewe kimwe n'abakabuhariwe benshi beta combat engineers, ku buryo babyigiza ku ruhande rwose mu gihe gito inzira ikaba yaboneka. Nyamara ibyo by'Abarusiya nabo barabizi ukurinda rero ibirindiro byabo koko nyabyo ngo bigirwe bitarengwa n'umutamenwa. Hagati niho hagiye hakwirakwizwa ibirundo byinshi bya zamine, ntawe ugenda n'amaguru, igifaru cyangwa izindi modokari zari zose z'intambara aho waharenga mu bundi buryo bwari bwo bwose. Yewe n'abazitegura uko baba bangana kose ntabwo babona umwanya uhagije wo kuzishakisha ngo zitegurwe batarabituraho nabo ngo babatsinda aho ngaho, baba babareba n'ubundi kandi haba ku manywa cyangwa mu ijoro.
ibyo nabyo ubwabyo niyo babasha kubirenga kandi nta nkuru nabwo, kuko mu mvugo za gisirikare bavuga bati an obstacle isn't an obstacle unless it's defended, bigaragazwa ko icyatangira abandi cyari cyo cyose kigira akamaro mu gihe nacyo kirenzwe, kuko batabura kugisenya. Mu birindiro nk'ibyo ngibyo rero abarusiya banaciye imyobo migari igomba kubirimo abasirikare benshi cyane n'ibitwaro biremereye, harunzemo ahubwo n'ibifaru. Uwabasha kurenga iyo mirongo yose na za mine ibihumbagiza, abo bo ntabwo ashobora kubarengaho n'amaguru cyangwa se ibindi bifaru. Uko yabigenza kose bihinduke bidashoboka inshuro nyinshi cyane rero gusenya ibyo birindiro cyangwa se kubyigarurira mu gihe abasirikare b'abanya-Ukraine baba banyura ku butaka. Byose byasaba ingufu z'umuriro uhambaye mu bitero byakorwa ahubwo icyarimwe guhera mu kirere bikomatanirije rimwe n'ibindi bikorerwa ku butaka. Iyo nayo ni ingano y'umuriro abanya-Ukraine ubu ngubu badafite byihariye, bakabarizwa hafi kuri zeru mu kirere bigereranijwe n'Uburusiya. Drone zose zagerageje no kuhacaracara byonyine zihanurirwa mu birometero byinshi kure y'ibyo birindiro. Byahinduwe umutamenwa n'ibirindiro bitarengwa na gato by'abarusiya muri Ukraine, ku buryo byatumye n'intambara isa n'ihagaze, bikamera nk'imipaka y'icyoma itarengwa inatandukanye ibice bagenzura n'ibindi bisigaye muri Ukraine. Ni byinshi, ariko dusoza nanone tuvuge ko byeswe Surovikin line kenshi byitirirwa abayoboye ubwubatsi bwabyo na tactique za gisirikare byashinzwemo cyangwa se abanyapolitiki bakuru nabo bayobora intambara. Ariko ku ruhande rw'Uburusiya uwo byetererwa ni General Sergei Vladimirovich Surovikin. Uyu yayoboye ingabo zirwanira mu kirere kuva mu 2017 kugeza ubwo yirukanwaga mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cy'Uburusiya mu mwaka ushize. Perezida Vladimir Putin yamuvanye muri izo nshingano ahanini bijyana n'uruhare yashinjwe kugira mu igumuka ry'abarwanyi b'abacancuro ba Wagner. Nawe yari inshuti n'umufatanyabikorwa wa Evgeny Prigozhin. General Surovikin yanarwanye intambara nyinshi guhera ku yo muri Afghanistan, muri Tajikistan, iya kabiri yo muri Chechnya no muri Syria. Naho kuva mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize niwe wayoboraga ingabo zose z'Uburusiya mu ntambara muri Ukraine. Niwe rero washinze ibyo birindiro byagizwa agatangaza muri iyo ntambara, aho bwaho bigeze bikaba bimaze no kwinjira mu mateka y'amayeri ahambaye n'ibikorwa by'indashyikirwa byagiye bishingwa hirya no hino n'ingabo ahariho hose mu mateka y'intambara mwese. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nibwo General Surovikin byavuzwe ko ari we wari uhagarariye n'inyungu zose za Wagner muri Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya. Bigeze mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aba barwanye bagumuka na leta yabo y'Uburusiya batangiza intambara bahagaritse nta nkuru. Bwa nyuma General Surovikin yagaragaye ahamagarira aba barwanye guhagarika iyo mirwano bari batangije, hanyuma aza kuburirwa irengero burundu, bitangira gukekwa ko yaba yarishwe. Ariko nyuma ahagana hagati mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka byemezwa ko yari afungiye iwe mu rugo, hanyuma mu kugaragaza neza ko atakirebwa neza na gato na Perezida Putin. Mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka paji iranga ubuzima bwe n'ibigwi yagize yavanywe ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya irajugunywa, bibagihamya kwebye bitoroshye na busa. Hanyuma cyakora byongera kumenyekana nanone ko atishwe ubwo yagaragaraga mu itsinda ry'intumwa z'Uburusiya muri Algeria ku itariki ya 15 mu kwa 9 k'uyu mwaka. Nta kazi cyangwa se izindi nshingano izo arizo zose zihariye akibarizwamo mu buyobozi bukuru bwa gisirikare. Niwe rero witirirwe ibi birindiro bihambaye abarusiya bashinze muri Ukraine, Surovikin line. Bikaba ubu ngubu nta kabuza rero ari nabyo bikigena uko intambara igenda, kuko abanya-Ukraine n'abigihe cyose bazaba batarabasha kubisenya cyangwa ngo babyigarurire, nta ntambwe n'imwe yegera imbere bagira ibende bice bakwambura abarusiya bazigera batera. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika,
dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya sitasiyo Merez Inzozi Park. Duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.